Muri episode y'ubushize duherukana mbabwira ukuntu nasabye Fifi ko namusohokana nyuma yaho maze kumenyera ukuri ko amafaranga yari agiye kunyicisha n'ubundi yari ayanjye. Niko byagenze, twarasohotse, Fifi yishimye reka sinakubwira. Fa kuba bamuguriye icyo kunywa yagutera story rwose nta rungu. Nanjye ubwo nari nigize nkaho nta cyabaye, ntacyo nzi, mwereka ko nyine mwishimiye nta kibazo. Agiye kubona abona Rigana araje. Mwibuke ko nari namwohereje address. Rigana araza akurura intebe ati sorry ladies, natinze munyihanganire, nibwo nyiva guherekeza brother kuri airport aratashye. Fifi agwa mu kantu ahita abwira Rigana ati it's okay, gusa n'ubundi uyu mugoroba wari umugoroba w'abakobwa, so ushatse wakwigendera ntago byari ngombwa ko uri hano. This is for women. Numva ndahindutse ndarakara ngira ifuhi. Ndavuga ni excuse me, ni ngombwa cyane rwose ko Rigana bari hano kuri uyu mugoroba. Ahita afata ishakoje agiye guhaguruka ngo agende. Rigana ati buretse gato ubanze wumva impamvu ndi hano. Ahita yongera aricara. Rigana ahita amubwira ati uribuka ubwo twavuganaga kuri telefone yawe, telefone ya Ana yaragize ikibazo hanyuma ngagwa amafaranga kumuguriremo indi. Ndabizi ko byibuka kuko nta kuntu wabyibagirwa, so ndagira ngo yansubize kuko icyo naguhereye utagikoze. Umva nahise nibuka ubugome bwa Fifi, nibuka ibyo yankoreye kuntu yaranyiciye ubuzima hejuru y'amafaranga atari naye. Umujinya uranyica, niba ari bya bindi banavuga ngo uhagarikiwe n'ingo aravoma. Nahise mufata turafatana. Umva naramugukubitiye koko, baradukiza ariko n'ubundi shana namudishye kweri, nta kuba inshuti n'indaya koko. Nyamukobwa yahagurutse n'isoni nyinshi, wig nayo mupfuriyeho, makeup nazikuyeho, mbese cya kizungezi twe turi kumwe cyatashye gisa n'ingegera. Umva nakubeshye narishimye urumva, ariko sha uzi ko Fifi yarigeze kunyohereza amabandi ye akankomagura byatari, izo nkoni nazirwaye igihe kirekire. Nanjye nari mbonye ko nihorera mu cyayenge. Ako cyo koze Fifi yari akagome pe. Ubwo natwe twavuye aho turataha. Rigana yarandakariye ko narwanye kandi bitari biri muri gahunda. Gusa twageze mu rugo turiyunga birarangira. Hashize ukwezi njye na Rigana twaje gusezerana mu mategeko. Hagati aho ariko Fifi twari twarashwanye burundu. Gusa yakomeje kugenda abwira inshuti zanjye nse byazibwira amagambo mabi kugira ngo zinshikeho, ariko byabaye by'ubusa kuko muri bo ntawe atari yaragiriye nabi. Buri wese afite akantu Fifi yamukoreye. Umunsi umwe nibereye mu rugo ngiye kumva numva umuntu arakomanze. Umugabo wanjye ne yari ahari. Ngiye gukingura mbura umuntu, ariko mbona ibahasha ndayifata ninja ndi kwifungura. Mbona handitsemo ngo niba ushaka kumenya papa wawe hamagara zino nimero. Umva umutima warandiye, mbaza guhamagara Rigani ndabimubwira. Umugabo wanjye yari asanzwe azamateka yanjye. Arambwira ati witonde kuko umuntu wakwandikiye ashobora kuba kuzi azi histoire yawe maze akabyuriraho kugira ngo akurye amafaranga gusa. Apu ndabyihorera sinahamagara izo nimero. Gusa nijoro ndarambitekerezaho byanga kumva mu mutwe pe, mbura amahoro. Ikindi nari promesse ko nazongera kubibaza mama ukundi, kuko inshuro zose namubazaga kubyerekeye papa yarahindukaga nkabona ndi kumukomeretsa, so mpitamo rero kureka kongera kuzabibazaho n'umunsi wa rimwe. Narabyutse nk'uko bisanzwe nigira muri gahunda zanjye, hanyuma nimugoroba nashye mbona indi lettre imbere y'umuryango yanditseho nanone ngo niba ushaka kumenya papa wawe hamagara zino nimero. Umva umutima waransimbutse, mbanza kureba hirya no hino ko nta muntu uri kuncungacunga, ubundi ninjira mu nzu. Nari mfite ubwoba ariko ndikomeza, nari kureka nzihamagare numve. Mfata phone ndahamagara, nitabwa n'umugore. Ntiwanyohereje lettre umbwira ko uzi papa? Ati mbese ni Ana? Ni ati rero amakuru yanjye aragurishwa, ndashaka 2,000,000 maze ubundi rwose nkubwire so wari we. Ariko nkumva inyuma hari abantu baseka ibintu bisakuza, numva sinzi pe. Ndambwira nibanza umumbwire hanyuma ndaza kuyakoherereza. Ati hoya suko bikora, banzu yami. Apo ndamukupa. Yongeye kumamagara ndanamubloka. Mu byukuri nari mfite amatsiko pe, nari maze igihe kinini nshaka kumenya data wari we, ndetse ubwanjye ninjye wari itangirije iperereza. Ariko numvaga uwo mugore ushobora kuba ari umutekamutwe. Ikindi nta kintu cyari kunyizeza ko namara kubona ayo mafaranga ko ari bumbwire data wa nyawe ukuri koko. Yashoboraga no gutoragura undi muntu akambeshya ngo ni data. Usibye ko nyuma naje kumenya ko uwo mugore yari yarinjiwe n'umugabo wa masenge. Rimwe na none nibereye muri siporo ngiye kumva numva umuntu ankozeho ngo uriya mugabo aragushaka. Ndebye hirya mbona n'umugabo wa masenge. Naragenda musuhuza. Umva sha cyakoze igihe mu n'ikibi pe, yasaga nabi byahatari. Arambwira ngo mwakanyira shaka ko tuganira.
numva ngize amatsiko ikintu yaba ashaka kumbwira nyuma y'igihe kingana gutyo tutabonana. Ariko mwubahira ko yandeze. Narahagaze mutega amatwi. Arambwira ati Ana, nzi papa wawe kubyara. Ntababeshyi inkuru yari imaze kundambira. Gusa nanone ariko numvaga we yaba mbwiza ukuri kuko namenye ubwenge ndererwa iwe. Ndererwa kwa masenge nyine. Ndavuga n'ibyo ari byo byose hari icyo yabazi. Arambwira ati ariko nk'uko ubibona ubuzima ntabwo bumereye neza pe, ndetse mfite n'uburwayi budakira. Wenda si ngombwa ko mbyinjiramo cyane, ariko nibura unshakire miliyoni imwe yo kwivuza no kwiyitaho, ndabizi ko nsigaje iminsi mike ngo nipfire. Nibura nzapfe nsa neza. Sha numvishe mugiriye impuhwe pe, yarateye agahinda. Naramubwiye reka ngende mbitekerezeho, nzaguhamagara ngo igisubizo. Ati sawa. Naratashye. Gusa ntabwo nigeze mbibwira Rigani kuko ari bunshinigi, kandi numvaga ngomba kumenya ukuri uko byagenda kose. Gusa nta nubwo natinze pe, saa sita zuzuye nari maze gufata umwanzuro. Nafashe amafaranga mpamagara umugabo w'amasenge mubwira aho ansanga. Ikintu gitangaje, nongeye kugarura ubwenge ndi mu bitaro. Ushobora kwibaza uko byagenze. Ndabikubwira. Umugabo w'amasenge tumaze guhura yambwiye ikintu ntatekerezaga ko cyambaho na rimwe mu buzima bwanjye. Mbega inkuru. Yambwiye ko umugabo nakuze nita sogokuru, data ubyara mama, ko nanjye ari we data umbyara bya nyabyo. Ni ukuri gusharira nk'umubirizi, ariko niko bimeze. Mama yakorewe Viola akiri umwangavu, hohoterwa na se umubyara. Nanjye mvuka muri ubwo buryo. Nahise numva ipfunwe mama yagize, igikomere yagize iyo myaka yose, numva agahinda karanyishe. Ise umubyara rero amaze kugira ipfunwe, niko kunyohereza kwa mushiki we ngo abe ari wundera. Nuko nakuze nisanga mba kwa masenge. Nuko mama yaje kubimenya, amenya ko namenye ukuri, arataha maze abwira se ngo ushaka ibisobanuro by'ubuhemu bwawe kuko umukobwa wawe yamenye ukuri. Yamaze kumenya kuri se. Ibintu byari biri kuba ako kanya, njye nabonaga isi yanyikaragiyeho. Mbese navuye mu bitaro njya gukurikira iyo, kuko sogokuru nako data amaze kumenya ko nabimenye, nawe yese yiyahura. Nabajije mama ni gute washoboye guceceka igihe kingana kuriya? Ni gute utashoboye kumurega? Ni gute washoboye kubana n'umuntu waguhemukiye mu nzimwe mugakomeza mukabana? Ntababeshye, numvise mama ari intwari kubana n'ibyo bintu byose. Ntanyange. Akenshi abana bavutse muri ubwo buryo bangwa n'ababyeyi babo, ariko mama niyanyanze. Mama yagendanaga ihungabana rikomeye. Hari nubwo ajyaga agira ibitekerezo byo kwiyahura. Gusa umugabo wanjye yaje kumuvuza arakira. Nyuma y'iyo myaka yose, bwa mbere mu mateka ya mama yabonye umugabo umukunda by'ukuri. Ndetse mama afite ubukwe n'umukunzi yo mu kwezi gutaha. Ikindi kinejeje kurushaho ni uko abuzukuru be babiri bazaba bahari ku munsi ukomeye mu buzima bwe. Ikindi kintu nishimiye ni uko nabashije kugura amasenge inzu mfatanyije n'umwana we w'imfura. Nubwo batakigira se, ariko babayeho neza kandi n'umuryango unezerewe. Inkuru yanjye nahirangiriye. Ndagushimira wowe wanteze amatwi kuva aho natangiriye igice cya mbere. Iyi ari Connect with Joe wumvaga. Niba uri mushya, usubscribinge, usharinge, commentinge, urikinge, ndetse ukande no kukazogera kugira ngo inkuru tuzajye dukora uzajye uba uwa mbere mu kuzibona. Ikindi, niba hari inkuru wifuza kudusangiza, watwandikira.